Bongeye kwirirwa bateze amatwi Food Shows TV Rwanda, uyu ni wa mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro nk'uko twagiye tubasezeranya. Ubu ngubu rero twateguriye ikiganiro kuri seleri. Seleri ni igihingwa cyiza cyane, kikaba n'uruboga abantu benshi bakunda gushyira mu biryo, mu mafunguro. Hari abagiteka mu nyama cyangwa se bagiteka mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi rero twateguriye uburyo mugomba kuzajya mubwikoresha kugira ngo mwirinde indwara zimwe na zimwe. Uretse kukirya mu biryo, ubu ngubu wari uzi yuko seleri ishobora kukubera ji cyangwa se ikakubera icyayi. Ubu rero nta yindi mpamvu ni ukugira ngo tubafashe kubungabunga amagara yanyu ndetse n'ay'abandi muri rusange. Ubu rero seleri batubwira yuko igabanya ibinure iyo wayinyoye nka ji cyangwa se ukayinywa nk'icyayi. Ndetse seleri ishobora kudufasha ku ndwara z'impyiko. Seleri nanone ishobora kudufasha ku ndwara zijyanye n'ubuhumekero. Seleri kandi ishobora kudufasha ku ndwara z'umwijima. Seleri kandi ishobora kudufasha mu kwirinda ama-infection ku bantu barwara ama-infection cyane cyane mu nyama. Seleri kandi idufasha neza iyo unyweye juice yayo cyangwa se ukanywa icyayi cyayo, ishobora kugufasha mu igogora, icyo bita system digestive. Ku bantu babizi ibintu by'amasiyansi murabizi cyane. Hari n'ikindi bita ngo blood sugar level, aho ngaho ishobora kugabanyiriza isukari mu mubiri. Hari n'aho itugabanyiriza ibiro, muraza kugenda mubibona hano neza muri iyi video. Mugenda mukurikira, musoma, mukurikiza ibyo bintu twagiye tubashyiraho amafoto azabafasha cyane. Ndetse no mu buhumekero irabafasha cyane. Seleri nanone idufasha kwirinda kanseri. Iyi ni Food Shows TV Rwanda, ngewe ni Chef Jean Marie. Nabasaba ngo mukore subscribe batarayikora, ndetse tubashimiye n'abamaze gukora subscribe. Muzakomeze mukurikirane amavideo azabafasha cyane. Ciao ciao, remember to subscribe. I'm Chef Jean Marie. This is Food Shows TV Rwanda. Thank you. Ciao.